Reka nkwifurize ibihe byiza wowe nkurikiye muri kano kanya, by'umwihariko ushaka kumenya indirimbo eshanu zakunzwe cyane kurusha izindi cyangwa se zarebwe cyane kurusha izindi mu gihe cy'umwaka. Ariko ubwo nivuga indirimbo eshanu, wumve indirimbo zaririmbiwe Imana cyangwa se wumve gospel, byose ukaba ugiye kubikurikira kuri Rupaca TV. Icyo ngusaba ni ugukora subscribe tukajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Waba ufite amatsiko wibaza uti se ninde uri ku mwanya wa mbere, umuntu ufite indirimbo yarebwe cyane kurusha izindi ninde? Yaba ari James Daniela, yaba ari Israel Mbonyi, yaba ari Vestina and Dorcas, yaba ari Josh Ishimwe, mbese n'abandi yaba ari Batumaye Titi. Reka nkubwire ngo byose ugiye kubikurikira muri kano kanya, umenye umuntu wagize indirimbo yarebwe cyane kurusha izindi mu gihe kingana n'umwaka. Ubwo nimvuga umwaka wumve 2023 2024. Ntabatindiye rero, ku mwanya wa mbere tugiye kuhasanga indirimbo yitwa Sinogenda Ntashimye ya Josh Ishimwe. Ariko najya nkubwire ko indirimbo ya Josh Ishimwe, uyu musore aririmba indirimbo za twakwita ngo ni gakondo cyangwa se injyana gakondo cyane cyane, ariko n'izindi ndirimbo yayikunze aragenda kumvikana na nyirayo yarangiza akayisubiramo. Iyi ndirimbo nayo ntago ari ye bwite, ahubwo ni indirimbo y'abarundi. Josh Ishimwe rero akaba yarayisubiyemo muri kino gihe tuvugana, bikamaze kurebwa n'abantu bangana na 1,400,000. Urumva ko indirimbo rero yarakurikiwe cyane mu gihe gitoya kitageze no ku mwaka. Abakunzi ba Josh Ishimwe rero mukomeze mumushyigikire, mumukorere subscribe, mumukorere amashare, mumuha like kandi mumubwire ngo courage. Reka kandi nkomeze nkwifuriza ibihe byiza wowe ukomeje kunkurikira. Tugiye kongera tujye ku mwanya wa 4, twahereye kuri 5 turagenda tumanuka mpaka tugeze kuri 1. Njye kwifuriza ibihe byiza. Nitwa Rupaca cyangwa se unyite Rupapurisica, uko ubishaka uba ari kunyita. Icyo nemeje no kugira ngo umenye indirimbo eshanu zakunzwe cyangwa se zarebwe zagize abafana benshi mu gihe kingana n'umwaka. Nagutindiye ku mwanya wa 4 hari indirimbo yitwa Kumusaraba by Vestina and Dorcas. Abana babiri b'abakobwa murabazi cyane, bishyize hamwe bakaba bashyigikiwe ndetse bashyigikiwe n'umuterankunga ari we Irene, ngira ngo mwese murabizi. Iyi ndirimbo yabo rero Kumusaraba ikaba imaze kurebwa n'abantu 2,993,000 n'abantu 562 mu gihe kingana n'amezi 8. Urumva ko abana nabo barakunzwe cyane muri iyi minsi, ni abantu bakurikiwe cyane. Indirimbo yabo isohoka abantu barekereje kugira ngo babanze bayirebe, kuko aba bana b'abakobwa barakunzwe cyane muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze. N'abatindiye rero, twagiye ku mwanya wa 3 hari indirimbo yitwa Nitamini by Mbonyi Israel cyangwa se Mbonyi Cyambu. Iyi ndirimbo ya Mbonyi Israel yitwa Nitamini ikaba imaze kurebwa n'abantu 17,022,022 n'abantu 313 mu gihe kingana n'amezi 3. Ntago nakwirirwa mvuga byinshi kuri Israel Mbonyi, we arakunzwe cyane by'umwihariko hano muri Afurika ndetse no mu Burayi. Uyu musore rero akaba akora cyane indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ni ibintu adashakisha, ahubwo ni impano imurimo kandi Imana yimuheremo umugisha. Murumva rero ko indirimbo ye imaze kurebwa cyane 17,022,000 mu gihe cy'amezi 5. Murumva ko abantu barayirebye cyane, ikaba iri ku mwanya wa 3. Reka tugende ku mwanya wa 2. Ku mwanya wa 2 hari indirimbo yitwa Ameniweke Huru Kweli. Ameniweke Huru Kweli akaba ari indirimbo y'umugabo witwa Papi Clever afatanyije ndetse na Dorcas, uyu akaba ari umudamu we. Aba nabo bakaba bakunzwe cyane. Iyi ndirimbo yabo ikaba imaze kurebwa n'abantu 29,432 n'abantu 515 mu gihe kingana n'amezi 11.
1,17,022 n'abantu 311 rero urumva ko atari abantu bakeya mu gihe kingana n'amezi 5. Ku mwanya wa kabiri rero akaba hari indirimbo yitwa Emeniweki Huru Kweli ya Papi Clever ndetse na Dorcas. Twihuse rero reka tujye ku mwanya wa mbere. Uri kwibaza ngo ku mwanya wa mbere ni iyihe ndirimbo yarebwe cyane kurusha izindi, kurusha izo wumvise haruguru? Ntabatindiye rero, ku mwanya wa mbere hari indirimbo yitwa Nina Siri by Israel Mbonyi. Nina Siri na Yesu byanifanya niwe na siri. Iyi ndirimbo ikaba imaze kurebwa n'abantu 1,045,417 n'abantu 411 mu gihe kingana n'amezi 6. Murumva ko Israel Mbonyi ameze nkaho yihariye umuziki muri kino gihugu cyacu, kuko mwumvise ko byibura habonetsemo indirimbo ze ebyiri zarebwe cyane kurusha izindi muri uyu mwaka. Israel Mbonyi reka tuvuge ngo bravo 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 kandi courage, komereza aho ngaho. Nina Siri rero ikaba yari iri ku mwanya wa mbere, ikaba ariyo iyoboye muri kino gihe mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, mu ndirimbo zaririmbwe Imana hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Akaba ari indirimbo ya Israel Mbonyi. Reka rero nkwifuriza ibihe byiza wowe warunkurikiye muri kano kanya, nizire ko hatabayeho gutungurwa, kuko izi ndirimbo mba nagiye nzitoranya cyangwa se nakoze ubushakashatsi bwanjye ngendeye ku views igihe zimaze, kugira ngo mbasangize ibi ngibi. Reka rero nkubwire ngo komeza ugubwe neza kandi ukomeze kugira ibihe byiza. Icyo ngusaba gusa ni ukunshyigikira, ukora subscribe, ukora share, ukora like, kandi nimba hari ikindi cyifuzo cyangwa igitekerezo ufite ari inyunganizi, jya muri comment wandikemwo. Nimba ari ikibazo baza ukimbaze, nimba ari inyunganizi uyishyiremo. Gusa ntugende udakoze subscribe kugira ngo tuzabane mu biganiro byacu by'ubutaha. Jye mwumvaga yari Lupa Kwezi. Bye bye.